Inama y'umunsi y'abashakanye, amabanga 7 y'ubuzima bw'urukundo. Kurambagizanya hamwe no gukundana ni ibintu bishobora kuba bishimishije mu rukundo rwanyu, gusa ariko iki ngiki ni igihe gikomeye gisaba gutera imbere mu bitekerezo byanyu hamwe no kwitondera amakuru yose yaboneka muri runo rugendo rurerure rwanyu. Gukundana nta n'uwo kwitondera bikomeye, kuko nyuma ya byose iki ngiki ni ikintu kizaganisha ku myanzuro ikomeye uzigera ufata mu buzima, harimo nk'icyemezo cyo gushaka. Kubw'ibi ngibi rero ni ngombwa gutsimbakaza umubano mwiza n'umukunzi wawe, kandi ugatwara ibintu uburyo bigomba kugendamo. Ugomba no kubanza ukanyura mu rukurikirane rw'amahame twita urukundo rw'ubwenge, ndetse no gufata umwanya wawe aho ushobora kubaka umubano mwiza n'umukunzi wawe mukundana. Niyo mpamvu rero twagukusanyije ibintu bigera kuri 7 byagufasha muri izo ntambwe zikomeye zo gukomeza runo rukundo rwanyu. Bwa mbere ni ukubaka ibyo muhuza kuruta ibyo mwanga mwese. Hari ikintu gikunze kuvugwa cyane ngo iyo abantu bahuje ikintu kenshi nibakundana, ariko nyamara iyi ni imvugo itari ukuri. Iyo abantu bakundana kandi badahuje byinshi, ibi ngibi bishobora kuzagorana gukomeza gukundana mu myaka iri imbere. Nyamara ariko ku rundi ruhande, iyo bashakanye basangiye ibitekerezo, inzozi ndetse n'ibyifuzo hagati yabo, abangaba rwose bagira imbaraga zikomeye cyane kandi bakaguma mu buzima burambye. Iyo we rero n'umukunzi wawe mwishimiye umuziki umwe, mugakunda filimi imwe, mugakunda imyidagaduro ijya gusa ndetse n'ibiryo bijya kumera kimwe, birashoboka cyane yuko muzubaka umubano hagati yanyu urambye kandi mwiza. Nukuri anga muzashima ibyo muhuza, kandi rwose muzagenda munyura mu buzima bwishimye cyane. Gusa ariko ni ibintu bizabagora nta gushidikanya, nimusanga mutandukanywa na byinshi kurenza ibibahuza. Icya kabiri, irinde gucira urubanza umukunzi wawe. Birashoboka yuko umuntu runaka ashobora kuba afite ibitekerezo runaka by'ukuntu umukunzi wawe yitwara. Ibyo rero bikabisaba kwihangana ndetse n'ubushishozi bwo gusubira inyuma hamwe no kumva neza impamvu uwo muntu ari gutyo nyine abantu bamufata. Gusa ariko niba mugiye guhura, ni umwanya mwiza wo kuzagenda umubaza gake gake, utese ko abantu bakuzi gutya kuko byaba ari byo, ni kuriya kuko witwara mu buzima bwawe. Icya gatatu, ita ku buryo afata abandi bantu. Indangagaciro y'uburyo umuntu yitwara ni ibintu bizagira agaciro mu buzima bwanyu cyane bw'urukundo. Ibaza uti, ese uyu muntu yubahanye n'umubyara, yaba akunda bashiki be, ese amusanze abakira gute, ni gute we ubwe yitwara, yumva ko ari umuntu ushinja abandi ibibazo bye, cyangwa afite ahazaza mu bitekerezo bizima, ese akomeza amasezerano ye, yibwira ko ibyo gusenga ari ngombwa. Mbega mu buzima bwe ni gute uno muntu yitwara, ni muntu ki? Umubano ukomeye burya rero uba wubakiye ku ndangagaciro ziranga umuntu wawe uko yitwara. Ntuzagire ngo uko yitwara nabi ku bandi, wowe ngo kuko uri umukunzi bazakwitwaraho neza. Uza ugenda uyibona gake gake yuko rwose bitandukanye. Icya kane, ese uriyubaha ukubaha n'umukunzi wawe? Niba udafite umutekano muri wowe ubwawe, uko wumva ibintu hamwe n'uko wakabaye witwara, rwose bizagendera ku bandi. Gerageza kwereka umukunzi wawe yuko wabasha kubaho wenyine, yego nibyo ko kumwubahe, ariko kandi ntagufate nk'igikinisho cy'uburyo ari wowe gusa umukeneye kuruta uko we yaba agukeneye. Imbwi bizazamura icyubahiro cye kuri wowe, ndetse rwose uzishima bitagira ingano. Icya gatanu, bitware gake gake. Iyi ngingo ijyana no kubaha uyu muntu wawe rwose udasanzwe, nkuko uyu nguyu yinjiye mu bucuti bwanyu bwo gukundana na kamere yayizanye, ubwo nyine yaje anazanye inshuti ze ndetse n'ibikorwa byazo. Kurambagiza rero ni ukongera undi mubano mushya mu buzima bubiri butandukanye. Ahangaha icyo gukora cya mbere gihari ni uko utagomba gukomeza kwihambira amasaha 24 kuri 24, cyangwa se ngo muvugane iminsi 100%. Ibintu nk'ibyo bizamara igihe kinini, ariko nanone usabwe kugenda bitwara gake gake. Icya gatandatu, ibuka yuko urukundo atari nta makemwa. Urukundo uko rumera kose burya rugira n'ibibazo byarwo. Urukundo rusaba akazi ka buri munsi, kuko ibivugwa ngo urukundo ni umunezero wa buri gihe, biriya rwose ni umugani. Usabwe rero kujya ukora uko ubashije kugira ngo ugerageze kuzamura urukundo rwanyu ndetse no kwishimira ibyiza mwagezeho. Icya karindwi, imenya umurongo wanyu. Abantu bafite urukundo rw'ubuhanga bagira amahame y'imyitwarire ndetse n'uburyo bagomba gutwara ubuzima bwabo. Ibi ngibi rero bikaba bikuyemo imibonano mpuzabitsina, imyitwarire yanyu yihariye, kubona abandi bantu, ubupfura ndetse n'ibindi byinshi. Ni icyemezo cyawe rero aho ushushanya umurongo kuri buri kibazo, hamwe n'uko ushobora kubona ibintu wenda runaka we yita amafuti. Ni ngombwa rero kumenya icyo ushaka ku mukunzi mukundana. Icyanyuma kandi kinakomeye burya rwose uba ugomba kwitaho witeguye, kandi nuko mu gihe cyose umukunzi wawe atubahirije umurongo w'ibyo wifuza, ndetse ukabona yuko ari ibintu bikabije cyane bitarimo kugenda neza namba, iki ngiki ni igitambaro gitukura kikwereka yuko ibi ngibi rwose bishobora no guhagarara. Bihagarika hakiri kare, kandi ntuwishyiremo yuko buri muntu wese mugiye guhura ari umuntu wo kuzabana nawe. Ni ukubanza ukamwiga, ukareba urukurikirane rw'ibyo ngibyo tumaze kukubwira, ndetse byanashoboka nawe ukishyiriraho ibyawe uzagenderaho uzi neza ko utabasha kwihanganira.
turaza kwifuza ko kumva Imana iguha umugisha. Ubu butumwa mwabuteguriwe kandi mwabugezwagaho na Nibinije Evangelical Ministries International, ariyo magambo ahinnye izwi nka Nemi. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho nyinshi se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe kandi zikagukomeza mu bibazo? Wumva wifuza kwiga teolojiya ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri kino kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Tugufitiye ishuri ryiza rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka pastoral studies. Ubu ngubu akaba ari uburyo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi biblical studies, iguha amasomo atandukanye ajyanye na Bibiliya. Uzanasanga kandi Christian counseling, zikaba ari inama za Gikristo zizagufasha mu buzima bwawe kandi zigagukomereza umutima. Gusobanukirwa neza ibi, wasura urubuga rwacu ari rwo wa#nemibibleinstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp ari ikimenyetso cyo guteranya 141 232 650 34. Wanatwandikira kandi kuri nemevangelism@yahoo.com. Tuzishimira gusangira nawe ijambo ry'Imana.